Hello beautiful people, meze mute ndabasuje cyane mbaye ikaze kuri channel ya Igete and Cynthia Media cyangwa se channel izajya icaho video z'ubuzima bwabo busanzwe kandi subscribe tugiye kukwereka behind the scene indirimbo ihereza ukuntu yakozwe kuva ku ntangiriro kugera kuri ending, aba muri audio muri studio kugera kuri video. Basabwa kureba ugakanda subscribe inshuti yanjye kandi subscribe ubundi ubashe gukurikira video twagiye sasa twatangiye. Sinzi naruge kunyereka ntabwo ari wambwiye amapiyano kaze nzureba uretse reba kaze nzura amapiyano ndi kubafata Sasa hano tugarutse muri studio kuri iyi video ikurikiye. Hano twari turi kuri recordinga, ibintu byabanje kugorana, abahanzi baravunika, mujye muba respect buriya. Abahanzi ni abantu bavunika cyane kabisa cyane. So rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe. Indirimbo ni indirimbo nziza cyane yakozweho n'abahanga, indirimbo nziza cyane yakozwe na Babit, n'ubundi niwe wakoze audio mixing ndetse na mastering bikorwa n'umugabo ufite ukuboko kwiza muri music nyarwanda ariwe Bobo Pro, muramuzi cyane. Hano mpamvu indirimbo itandukanye n'izindi twabanje kuba twasohora. Indirimbo ni nziza cyane. Ikindi hari umukobwa mubonye, hari undi muntu mubonye muri studio, niwe wabashije kuba yayandika dufatanyije. Byaragoranye gusa nyine ntabwo byagoranye cyane kubera ko twari twabigizemo umuhate. Ni indirimbo twari kodinze vuba turikodinga twihuse, twari kodinze nyuma y'icyunamo. Murumva rero twari kodinze nyuma y'icyunamo, then no next week y'iki cyumweru icyunamo kivuyemo kitaravamo nako muri icyo cyumweru tujya no gukoramo shooting, ariko muri studio twasizemo indi projet, bivuze ngo anytime abana bavuye ku ishuri turabatamwe indi ndirimbo nziza cyane yitwa Iyerigwa. So rero murebe iyi ndirimbo iri no hanze, ngira ngo mwagiye mubibona cyane. Indirimbo nziza cyane yitwa Iherezo. N'abana b'Irubavu babirimo neza cyane. Hano rero twahise tujya, ubwo ndagenda mbasobanurira, hari nko kuwa gatatu niba atari no kuwa kane, twahise tujya muri salo kubakoresha imisatsi kugira bitunganye, ako bwari buracya dukora video. Icyumweru gikurikiyeho bwari buracya dukora video, tujya muri studio. Nako twavuye muri studio tujya muri salo. Urabona ko babakoreye neza cyane, abantu bishimye, ibintu byari byiza cyane. Hano twari tuvuye no muri shopping, muraza kwihangana ntabwo byo nabiberetse kubera ko amashusho amwe n'amwe twagiye tuyabura. Muri abantu bazi iby'ikoranabuhanga murabyumva, hari igihe ibintu bibura. Hano rero twari tugeze kuri set sasa, niho mugiye kugenda murebera ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka mbareke muri video ubundi twikomereze. Sante ni virem.
Cool. Birimo neza kabisa. Sasa ngo mubona uri muri iyo video aho inyuma bamwita Uwera Aline. Niwe bateye makeup, niyo makeup artist twari dufite kuri set. Murabona ko abana bari bameze neza, basa neza. Uyu nguyu uri iburyo niwe Gate, uri ibumoso ni Cynthia. Abantu benshi byabananiye kubatandukanya, ndaza kubarebaho mu mwanya. Gate Innocent. Ndiye mumereza link ni posting.
oya bivuge gute urugukira ukundi twagiye mvuge gute ariko iherezo igete mbese bivuge gutyo gusa bagabo banyarwandakazi mugende kuri YouTube channel ya Igete na Cynthia mu ba following bafite indirimbo nshyashya yitwa Iherezo mu ba supporting twese tubashigikira ko barimo barakora umurimo w'Imana. ndimubwire ko ari senkani reka muhamagare muraho neza uko mutubona ndi Igete Cynthia muraho neza muraho ko mumbona ndi Cynthia Igete ahangaha tukaba tubafitiye ikizamini cyo kubasha kudutandukanya mukavuga Igete ninde Cynthia ninde. Noneho reka twihinduranye Igete twihinduranyije nyine wowe ugahita uza ugahagarara ugahita uvuga ngo uri Cynthia nanjye yatanze amavuga ati Igete ndetse byakunaniye ni Cynthia njye ndi Igete turajya tugahita duhinduranya ugahita uvuga Cynthia nanjye yatanze ati Igete bityo se bikaba birabaye twatangiye Hello my people, hello nshuti zanjye mwese abakurikirana Igete and Cynthia tumanje twabasuhuza ubundi bo bakwitanda Imana abane namwe ye banyita Cynthia tukaba turi mu gikorwa komeza ntarebe tukaba turi gukora indirimbo yitwa Iherezo. Rero Iherezo abantu bajye kuyireba yitwa Iherezo batugiriye neza bakanadufasha bazaza nyine bagenda no kuri TikTok twitwa Igete and Cynthia bakayifatiramo utuvideo bazajya babona n'abafollowers baba bakoze cyane n'Imana izajya bamugisha bahereza umugisha cyane mwazaza mubona n'abafollowers oya ntabwo bimeze bite meze neza ngaho tubwire tukaba turi mu gikorwa cyo gufata amashusho indirimbo yacu nshyashya tugiye gushyira hanze bishobora no kuba iri hanze ahubwo ishobora no kuba iri hanze yitwa Iremera Iherezo gateza okay niki washishikariza abantu kujya kureba se harimo iki niki kintu kirimo ku buryo umuntu yajya kureba mwe harimo ubutumwa bwiza amagambo meza ageneye abantu Imana iremera ko ibyo byose bikugeraho yego kandi bizashirwaho iherezo. None kuri TikTok abantu bayikoresha cyane bayifatiramo utuvideo nabyo turabibasaba kujya bazabona abafollowers kureba Igete bazabona abafollowers ubwo bivuga ajya niho bitande bita Cynthia bamugiye gushyira hanze indirimbo ariko tubwire rero indirimbo tugiye gushyira hanze bayita Iherezo mugende muyirebe kuri YouTube mugende mwandike Igete and Cynthia ishobora no kuba iri hanze ahubwo iyi video igiye hanze ishobora no kuba iri hanze babwire bajye kuyireba nk'uko mubibona ibintu biba byagoranye kabisa ahangaha ubundi nto byose biba bibera ni kuri aha ni Rubavu Gisenyi
brasseries kabisa. Turashimira hoteli kabisa na manager w'iyi hoteli waduhaye ikaze kaduha support akatwimira ahantu bahita Kigufi Hills ni Kigufi Hills. Harimo restaurant, harimo n'amacumbi, ahantu heza cyane cyane. Barebe mo hano. bikoresha umubiri Nose bareba aho ngaho barebe hano. bikureba Hano bo kwanto n'abandi abari barasumuka kwigwanirira bikoresha umubiri abari barasumuka biyemera kizibyo biri kugeraho Thank you for watching this video. Mwakoze cyane Imana ibahe umugisha.